competition nyibonye yari ikomeye cyane kandi nanjye nago navuga ngo yari ikomeye cyane kuko coach yamaye imyitozo ihagije kuko nagiye muri kampu mfite imyitozo ihagije. Coach ndamushimira cyane, yambereye umubyeyi mwiza kandi yambereye n'umutoza mwiza. Na Sina Gerard na nyiriyo ubwo kwa Sina Gerard nawe yanyitayeho, yamaye ibisabwa byose, icyo numvaga nshaka cyose yarakimpaye. Icyabaye mu nzira kwabaye kwihangana cyane kuko ikirere cyari kimeze nabi, guhumeka byari bitoroshye, ariko nge nabashije kwihangana paka ngeze ku ntsinzi. Naje muri kampu nari mfite imyitozo myinshi cyane, coach yari yarampaye imyitozo myinshi yari ihagije cyane, niyo nakoreye muri kampu kandi nayo yabaye inyunganizi narayikoze cyane. Icyo nasaba ni ukumba hafi, imyitozo yo coach ndamufite amba hafi ko bisanzwe, imyitozo yo ndayifite, birasaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nzakine n'izindi competition mpuzamahanga zo mu bindi bihugu. Ni ukuvuga ngo uko ikirere twari tukiteze siko twagisanze, ariko ibyo byose ntago ari twe twenyine twahirukaga, n'abandi bahirukaga. Niyo mpamvu twababwiye ngo habe heza habe habi ni mpaka ku munota wa nyuma, kandi mwabonye ko byadukundiye. Batangiye buri umwe yumva yuko agomba kugenda, noneho wa wundi umwe akagenda akatika ntagire kwihangana ko kugira gute gusoza cyangwa kwihanganira igikundi kiri imbere. Noneho side za mubana nyinshi na cya kirere ugasanga aravuze ati kugira ngo mpfuye umunsi napfeje akavamo. Uwihanganye rero niwe wanashoboye gutsinda na kwa kwihangana kw'Abanyarwanda muzi dufite. Nimba yenda wari umenyereye kwirukira mu bushyuhe ukaza kwirukira mu bukonje, ni ukuvuga ngo wa mubiri wawe ugiraho n'imihumekere birahinduka. None rero twari tumaze iminsi kirima ya Bugesera ijya kumera nk'iyahane Kigali, ntaho bitandukaniye, ariko mwabonye yuko izuba ryari rikenya par rapport izindi competition zabanje. Rero ibyo byose n'uwo mwuka bigenda bituma cya gihaca wari ufite imihumekere itagenda neza, bikaba byatuma rero ariko ntabwo nabura yuko n'ikirere mbwa ari kibi, ariko bahagurutse ntabwo habayeho gucunganwa cyangwa kuvuga ngo turaza kwiruka nyuma. Buri umwe yirutse n'imbaraga ze zose. Jewe nk'umutekinisiye tugomba gukomerezaho kugira ngo tubashe kugumya guhesha igihugu cyacu ishema. Gisigaye no kubona amakompetition menshi gusa kugira ngo abakinnyi bacu bagire experience nyinshi kurusha iyi ngiyi. Benshi kuri inshuro ya 20 turimo gutera imbere nk'u Rwanda muri athleticism. Icyambere nuko muri half marathon abakobwa twashoboye kubona imyanya 6 dufitemo na silver na gold. So ibyo ugereranyije rero n'ubushize hari intambwe yatewe. Nanone wajya kureba muri nanone half marathon mu bagabo twabonye imyanya 3, uwa gatatu, umwanya wa gatanu n'umwanya wa gatandatu. Nanone muri full ku bagabo twabonye umwanya wa gatanu. So yigereranyije rero n'ibyo bushize, iyo tuvuga ngo 20th edition turabara n'intera tumaze gutera. Iyo uvuga athleticism tuvuga, iyo uvuga Gicumbi cyangwa iyo uvuga epfiriya za Rulindo, twagiye tujyayo hari altitude ziri hejuru y'ibihumbi 2,500 2,200. Iyo ujyayo kwitorezayo ni ukuvuga ngo ni ibintu biri scientific. Oxygen uko ujya kuri altitude iri hejuru, oxygen iba ntoya, noneho bikagusaba gukoresha imbaraga cyane. Noneho waza kuri low level nk'ubi altitude ya Kigali ni 1,600, icyo gihe oxygen iba yabaye nyinshi ahubwo ikagufasita, kubera yuko rero wakreatinze endurance cyangwa wagize endurance hahandi wari ufite resistance. So ibyo bifasha abantu. So ibyiza rero nuko twajya tujya gukorera imisozi miremire then tukagaruka. Niyo mpamvu usanga n'ibindi bihugu nka za Kenya n'ibindi muri highlands kenshi hari abagombaga kujyamo batari bameze neza, kimwe nuko hari umwe mu basore twari tuzi yuko agaragara muri 3 babanza agira ikibazo muri byagaragaye ejo nimugoroba, uwo nguwo avamwo. Ariko n'ibindi bifite ukuntu bigenda bitegurwa, ntabwo umuntu ushobora kumufata ngo nazajye ahita ajya muri full. Ashobora kubanza gukora half, yamara kumenyerageraho imbaraga zikayirenga, noneho akarenga akajya muri full. So n'ibindi birashoboka. Icyo tuvuga icyo marathon isigiye u Rwanda, icyambere na mbere nuko
His Excellency the President of the Republic of Rwanda yasabye yuko duteza twimakaza amahoro binyuze muri siporo. So Kigali International Peace Marathon rero ni muri urwo rwego yajemwo. Ni ukuvuga ngo iyo tuyitumiye, iyo ugiye kureba abantu baturutse ku migabane itandukanye y'isi, turavuga South America, Brazil, Mexico, tukajya muri America, North Canada, tukaza muri hano muri Europe, nanone ukajya no muri Far East. Aho hose amatsinda yagiye avayo. Ayo matsinda rero byaba His Excellency yari yasabye byafashe icyerekezo cyiza. Urumva turimakaza amahoro. Iyo tuvuze abantu bavayo baje muri Peace Marathon, ni ukuvuga ngo turimakaza amahoro, n'abaje hano bagasanga ari amahoro. Ikindi kintu mu byo wabajije ni uko isi yose izi Kigali International Peace Marathon. Ikindi nanone ni uko mu bukungu, iyo abantu baje nk'ubu dufite groups zaje mbere icyumweru kimwe mbere, bamwe bavuturutse mu Budage baraza bagakora ubukerarugendo. Iyo bakoze ubukerarugendo baje hano ari uko bavuye Nyungwe, abandi bagiye mu Birunga n'ibindi. Ikindi bagura products z'u Rwanda, muze kujya hariya muri Marathon Village, ziriya products za made in Rwanda barazigura. Baba bakoresheje imodoka y'u Rwanda, baba baraye mu mahoteli y'u Rwanda, kandi barishyuriye amatike kugira ngo baze, ntabo tuba twishyuriye. So rero wajya kureba the economic impact yo irahari, irafatika. Iyo baje baba hano bitunze. Ariko ikindi nanone gikomeye cyane, RAF ifitanye umubano mwiza na German. Ubu uyu munsi Cologne hariyo marathon nk'iyi ngiyi, bafite screen 5. Badusabye yuko screen 3 ziba linked n'iyi marathon. Ubwo abari bari hariya nk'uko twakoraniye hano barebaga u Rwanda. Twari twasabye RBA kwikora documentary nziza ivuga u Rwanda. Of course tuba tuvuga tourism, tuba tuvuga infrastructure, tuba tuvuga mbega ubwiza nawe uko cyo wabwira umuntu u Rwanda. So babirebaga kuko n'ubu mu bantu dufite benshi baje bavuye German benshi. Igiye kureba hari n'abari bambaye t-shirts ziriho iyo logo za tutsi wabo. So iyo rero iyo tuvuga imyaka 20 u Rwanda muri sport ruramenyekana. U Rwanda tourism of course bishingiye kuri ibi ngibi. No kumva abantu, kumva umuntu ngo navuye South America ngiye mu Rwanda for marathon akishyura itike, undi akava Canada, undi akava Europe, ni benshi. Tugiye muri breakdown, imberetse breakdown n'urutonde no muri East